uratinyuka we kuntera umugeri wo munda wa nyagasozi y'inyama y'umukobwa iyi miseke yawe nyivuna ndekura abasekenye nyivuna abazimu bagutaje ubikugira ibintu nyibutse ndekura yewe abazimu umuzimu wasa yaguteye yakubwiye ngo noneho haje wa mubyara wawe ikindi birasenga mari ndekura simureba ariko abadayimoni wandikuye ubu noneho ngiye kongera mpamagare Nyabingi ngiye kumukorera ibintu uhereye ubu ntabwo azongera kurya ibiryo byo mu nkono azajya ajya kurisha arya ibyatsi ikindi cya kabiri ntakongere kuryama ngo asinzire mu matwi ye hajye hazamo amavubi hazemo amasazi hazemo ibivumvuri bijye bimuvugiriza induru kuva yagera ku buriri kugeza mu gitondo ikindi cya gatatu ntazashake nanatusha agashaka ntazatwite naramuka anatwite ntazayibyara izamuhagama nanacikwa akabyara ntazamurere yego bavuna muheto babahanya bazajya barya banduza ibyombo nibarangiza ntibansigire n'uturyo na dukeya barangiza bakajya kwirirwa bavuga ngo batabara babaye bagire gute gusa ubu ni abakristo cyane siko abakristo hafi ya bose bamwe babaye ingusuri njyewe rwose njyewe narumwe urumva ibintu byose nta Imana banariko no kunsigiramo n'uturyo na duke bazi kombe batekeza kawunga n'ubugari babisigemo nibarangiza ngo njyewe nza kubikura nanjye nzaya byose akasina nabyunye gusa muri sebiri igikoma cyahiye ntabwo nigize nitika bakoresha isukari nta sukari ihari na yose ariko akanakumira koko ariko ni gute urugo rugura isukari none se ngiye nijoro nabonye muteka uturyo dukeya ndavuga ngo mwakenye nta mafaranga mufite kuko nta kuntu nari kwibaza yuko wenda isukari yaboneka mwatetse ibiryo murya muri babiri mwenyine nimunansigire n'ikirushe kimwe icyo kora wa mukobwa urakumira ndetse uri n'akaga isukari muri uru rugo ngo uturyo duke ese inda yawe isigaye imeze ite ngo nta sukari ngo ntabwo watetse igikoma ngo wabonye ngo ninjoro ngo twatetse uturyo duke ngo urarya ntuhage iyo ni inda cyangwa ni indogama nese rinda mwangana nimba nkubwiye ko nabyumvishe ngaza n'isukari nyiteke cyangwa se ugenda ugiteke nta ibintu byose mwebwe muba mwabinyweye mwariye mwagize mute ugiye no kuntuka hanyuma iriya sukari njye narayipimiye sibyo narayipimiye isukari yari isigaye yagiye hehe ubaze umukobwa wanjye mbaze umukobwa wanjye se umukobwa wanjye niwe ucunga ibintu byo muri uru rugo nese ngenda umukozi reka nkubwire buriya rero reka nkubwire ikintu utagiye umenya iriya sukari mba nayipimiye uri kumva isukari yari yasigaye hariho uduhiko 12 naratubaze kandi iriya sukari twagombaga kuyinywa saa 6 na nijoro hazenga nta sukari hari ariko buretse biraza gusubirwamo kuko ndumva cyane ariko rero nongera rero ugasanga amazi shana none siko mama yaratetse uturyo dukeya nanjye simbange ngo kubera wari uhari
Nese nimba utwo duke mwatubonye njye nkaba nta n'agahiko na kamwe nabonye uragira ngo mvuge iki? Nahise kuki utambwiye ngo nguhe ibiryo njye nari nzi ko wariye. Reka mbabwire muzajye munungwa mwenyine muhate icyo gifu mupakiremo nimushaka maze ajye kurisha mumere nk'ingurube imaze kubwagira bakayibihemba ibivuza. Icyo nzi cyo ntabwo muzabura kuba inkange n'ubundi muzakomeza mube za marine. Ntabwo ufite amagambo mabi wagira ngo warayimwereye hari byeze. N'ubundi reka cyakuramanze kaka nimba nshonje kwa mushonje se nimba mwaraye mununzwe nge mwenye hari n'uwigize angira n'imuhengame bujye kuzagiza unera iseseme kubizi neza ko nyako se yatetse ubundi dukeya kuki utavuze ngo nansigire uzukaza unera iseseme nagise nakugiriyeho aho kajoga inyuma. Aka ni akumiro koko ngo igikoma ngo isukari mu rugo. Hari abantu rero babona dufite Bibiliya ngo twagiye gusenga bakumva yuko turi ibigoryi ntazi ko namukubise umubare ari inyama sigaye nsiga nzibaze kandi ntikabizi nk'ubushize kariyemo 3 kandi nari nazibaze ko ari inyama 12 maze rero agiye gutegura agira ngo bura no gutaha njya kumutego umutego nkamubaza ngo inyama zagihe ko tuziriye ijoro rimwe azambwira ngo ntazo yakozeho hanyuma isukari umba ngiye gushishikara nagende imbeho yo muri niba turi umuntu abakeneye no kwinywera igikoma ariko tuvuga ibintu dusubira ibindi. Ngewe hari ikintu cyantangaje yegoma ngewe Marita njya mu bapfumu reka mbyemere ko sigaye nkorera na Nyabingi. Ese bariya bo bakorera izaheye bariya bakorera izihe Nyabingi? Dore mu rusengero bose basinziriye abaririmbyi umuyobozi pasiteri maze pasiteri agiye guhaguruka ati nimuhe Marita umwanya ngo nimuhe Marita umwanya basengere iyo bwa buhanuzi bwose bwari bwabaye gutya maze nzamutse ntange ngo ndimo ndaseka twose turagenda turagwirirana tumera nk'ibishyimbo by'imigondoro byakubitanye n'imvura nyinshi. Ariko ibi bintu biranyobera koko nabo nibashaka bazaze dukorere Nyabingi kuko niyo bakorera nabo ntibayizi. Ni gute umuntu ajya muri niba ture ariko boss yampaye misiyo kandi nabonye nayigezeho yarambwiye ngo nzajye njya mu materaniro Nyabingi shaburetse ngo njya mu materaniro yose hanyuma nawo azahakura abayoboke ambwira ukuntu azanzamura no mu ntera. Ni gute abantu bose basinzira rimwe ngaho umuyobozi wari uyoboye we rwose yarahagaze imbere y'iteraniro kagira ngo neza yiyorosha igikuvurera arimo arasinzira. Umuntu usinzira ayoboye n'amateraniro ngaho rero twatumye amasengesho ngo nuduhanuzi twirirwa twikunguta twikunkumura ngo turavuga mu ndimi maze ngo Marita nabasengera yewe yewe nabo urwo bapfuye siro toye bariya no kubageraho ni ibintu byoroshye cyane maze barasenga icyo ukora bakangutse basohoka ngo bura nabo ngo basenze nabo nibashaka bazaze bankurikire. Koko ariko nawe banzinze ari kwishe nawe ushobora kureka kumeta nk'umwana. ikibazo cyawe rero uvuga nabi. Uvuga nabi se nushaka kumvuga neza uzajya unshaginga nzana umuriro wo kuvuga neza. ese ngewe urabona ntashonje mwana nanjye ndashonje kandi n'ubundi bya biryo dutetse n'ubundi mama araza arambwira ibiryo arahita njyana abime ngo ndirye reba agomba mubwira umwana ebutse sha ibyo uvuga utamuzi pandisha ugira umushaka rero ngiye kukabwira ibintu bizima. Nese ntabwo wabasha kuvuga utamuzi. Ese ko wamukoze wari utwaye iki? Ugishwa ibindi byihoreye reka mubwire bimenye ko tutanganya imyaka. Ese ko wamukoze wari utwaye iki? Uri kumbwira nabi kandi ngiye kukubwira ibintu byunguka ubu nabyihorera.
kivuga cyane byiza ahubwo mwana mva mu bwinshi tuzihorere hari umugati rero yazanye awutsemba mu cyumba cye urumva awushyira hafi ku kameza gahari mu cyumba cye urumva arangije azana n'amata ayashyira mu ivarisi yo kubizana tubiri ntabwo wasanga ko tutabibonye ubwo se wabivuga ko byagiye he hano ari imbeba y'igishugi haba nimba uzi neza wenda kuko wenda wari mama wawe ngewe bwari muka data ntiyanyumva uvuze ko ari wowe wenda yabyumva ariko se amenye ngo nabiriye umva rero nzamuhindura umusazi ko ntabyo nabonye abishaka abandi atabigize ntabibura nzamubwira yuko nyine ubwo asanga twarabiriye ntitubyibuke ako kare wajya umenya ubwenge inda mbinyo kagira iyo avuye gusenga ubona inzara azana ejo ndi yavuye muri niba turaza afite inzara wagira ngo ahari bavuye kumuda abura igikoma yaranyishe habura gatoya noneho naza akabibura bizagenda gute akibaze kuba hari firigo hari akabati hari bikini akagomba gufata umugati akawuhisha mu cyumba cye agafata amata akahisha muri varisi kamubwire njya kubizana tubiri urumva naza ndahita nirwaza nta bibazo tambwa ko narwaye nkaza nyishe ndi gutitira mu nda nkabirya genda bizana birya ntari binge nzarya akagabuye yewe turaza gusangira muri ntabwo azagutuka ndaje ahubwo byanyuzanaga mu muntu ubwo se nimba ari umuntu witwa ngo arasenga agahaha ikintu akajya guhisha mu myenda n'aho ashyira ubukariso n'iki ntabyo numva ko rwose koko ngira indami mu bijyanye ntabyo nubwo inzara yenda ko nyuma mu magara ndaguzanye imana nsanzemo n'ubunyobwa ariko mama agirika gusa uko umugati wari wuzuye ari utusanzemo n'ubunyobwa bwuraguzanye kare sinakubwira ariko ko ntabimbaza nzavuga ko nari ndwaye nkabirya no mu inzara yanyishe nese si uba wasize afunze icyumba bazi yuko nari busonze nese ubu kariye imigati aba yahishe koko ubu ntibirimo iranukamo ubukariso karizo bafuzana nombe uretse bahubwo wari wabanza upfundura amata reka nombe mwana benshi none se ubunyobwa nimba butaragaza ariko sinumvise uti nshaka turi kumva turi kumeneka tukamuzira ayiwe naga inyota amata yanjye ari he ntabwo bishoboka ko numva atarimo ariya mata ninde wayakuyemo hano koko ese ibintu birashoboka ubu se yagiye he ninde muntu usigaye anzira mu cyuma ko numva nibuka ntabwo bishoboka na wa mugati ubu se uriya mugati we ninde wawujyanye kandi izi nkumbuzi z'abana sinzi ikintu zishakaho dore na hamwe mbika umugati nawo ndawubuze nze gusa
reba yewe n'ubunyobwa cyawe ujyanye cyonyine shawugira indambi nzana bivuga ko ariyo waburiye ukuntu runjuze neza ndibyo ngukure ubu se bari bumbwire ko ari nde wawuriye ko kandi nta wundi ari ngoko mugomba kugura amahera nzana mu byaka bibazo by'umugati we n'amata yo kabinzanira ngo mbigurire ntabwo se ari wowe wundi wabindumye si wowe usohora ntabwo twakundishije kwibaye ko tumwiba hari inzu y'abagiyemo n'amazi iyo nza kubamo amata nayo ntubuyabona mumara naje uragusobanurira ukuntu wabiriye ugarasanga ari njye afite amata sawa ndamubwira ko ariwe wayamaye sindabiyawe si ubundi twari twumvikanye ko turi busange urangije urancura se ndambikajya gusa ukuntu ikijo ndetse ibyo bita ndagukubita kari nawe njya nkunda inzingo zimenye buri kandi buze no kumubwira tuguye n'ibiri inshuti n'abadiyakoni basengana na nyoko wa sumeni gahona nakuvutura kabirunkuze kagira umururumba nka nyina ubundi muzibaze ari njye nawe sinidugira umururumba reba nkuzaniye ngo dusangire urangije uhita unshura ubundi imigati ibiri yose yarifataniriye gute n'ubunyobwa kuko rufite urufu wagira ngo ni nk'urw'inka yabyaye urakajya mbere birakaje zibaje ko munyumvise se mugaceceka abandi mukubita imitwe mukareba hirya cyokora baca umugani mu kinyarwanda ngo umunyabyaha yiruka ntawe umwirukana ndashaka kubabaza ninde muntu usigangira mu cyumba zuzu wowe urufunguzo rwawe se uragira ngo ahantu ruba ntabwo mbizi bibaze koko Kumbaza se ngiye kabiri kangabona njya mu cyumba. Hanyuma se murashaka kumbwira ko si mwebwe mbana nabo hano mu nzu muri babiri? Yewe wabona njya mu cyumba cyawe mama Kari. Ndashaka kubabaza ngo umva nkubaze. Ni mwebwe uko muri babiri. Ndabaza ngo ubunyobwa bwanjye nari nabitse mu cyumba buri hehe? Hanyuma nkababaza ngo amata yanjye ari he n'umugati nasize biri he? Byose ni Kari ngo njya mu cyumba cyawe. Ndareba kuko yobe. Mvira wani njyewe mbirya. Njyewe ukakurya ibiki? Umva mukobwa wibye unanirwa guhisha. Ubu si ubunyobwa bwanjye wariye. Njyana ubunyobwa bwawe nariye. Umva cecekaho. Wibye unanirwa guhisha. Basi si uhita wiborosa n'uwo munuko ugashira mu kanwa nta soni. Mu cyumba cyanjye uhajya gusa. Njye nakajumba nayikenye ntabwo njye nigize manja mu cyumba cyawe. Umva nkubwire nyina mukobwa. Uhereye none ndashaka kuguha isomo